Banzi ku izina rya Mazi ya Nyanja, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, murakoze. Bajya kukwita Mazi ya Nyanja, izina Mazi ya Nyanja, wowe bakwita Mazi ya Nyanja bagendeye kuki? Ese niki kidasanzwe bakubonye bagahita baguha izina Mazi ya Nyanja? Ngewe impamvu bahise Mazi ya Nyanja, wabonaga ko mfite imiterere nsa neza, umuntu baba bararenyise nyine rimfata gutya. Kugira ngo bari kukwita Nyiramwiza. Oya, banyise gutya nyine babonaga ndi Mazi ya Nyanja. Ariko ubwo umuntu yakwifata akakwita Amazi ya Nyanja ngo ni uko ufite igiterero, ahubwo ngewe impamvu bakwise Amazi ya Nyanja babonaga ufite amazi menshi. Nayo yari arimo. Ubwo wamenaga nk'amajerekani angahe? Oya tujyana gasiga ubusa. None se nimuzimize ikiganiro kitazumvwa n'abana, nimuzimize. Babonaga mu nzira hapanzemo amajerekani menshi. Wenda ubwo wajyaga kuvoma ntiwagiye. Ahubwo babonaga koropa buri munsi. Ukoze ko ari byo wagiye Kirima. Bakabona umunsi ku munsi Koropa buri munsi. inzu wahinduye ikidendezi. Bajyaga bakabona amazi yose arabuzuye bakavuga ntibimuvuse kandi. Mu gihe abandi babuze amazi. Mvuga terega ndi Mazi ya Nyanja. Umugabo akava ku kazi agira ngo asanga umugore afite amazi, agasanga inzu irera agakubita ku ijerekani wapi, agakubita ku kavido wapi. Ariko kwa Mazi ya Nyanja bakabona bari gukoropa kandi buri gitondo baranitse. Uzi ko amazi yarabuze muri karitsiye ukabona umuntu yafuze imyenda yanjye. Wumesa buri munsi. Bari igitangaza. Iyo niyo nkomoko y'izina Mazi ya Nyanja. Cyane. Ushobora kumara igihe kingana iki udakora imibonano mpuzabitsina? Wowe Mazi ya Nyanja none ndi kubaza. Jewe. Ukihangana ukarezista rwose ukavuga ngo umubiri wanjye ntabwo ndakora imibonano mpuzabitsina. Biterwa n'uburyo uba uri bize muri iyi nyine ushobora kumara igihe kingana iki? Njye bitewe n'akazi nkora amezi atatu arashira. Atatu ni wango nibura iyo bavuze kwiyaka umugabo cyangwa se kwiyaka umugore bisobanuye iki? Ese aho wabereye kuva watangira kubonana n'abagabo wigeze wiyaka umugabo cyangwa umugabo yigeze kwiyaka? Ese niba yarakwiyatse byari bigamije iki? Njyewe ndabyumva ariko ntabwo njye birambaho. Wowe ubyumva ute kwiyaka umugore? Ese aho wabereye wigeze wiyaka umugore? Urumva wowe uwo mugabo yarakwiyatse cyangwa waramwiyatse? Njyewe yaranyiyatse. Mbwira monsieur, wigeze wiyaka umugore? Oya njye ntabwo nigeze niyaka umugore. Wese yigeze kwiyaka? Reka nawe ntabwo yigeze niyaka. Hari ikintu kijya cyitwa amagorane, ujya ucyumva? Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami, mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Twagiye. Mbonye imboga irisha imbere y'imboga imbere. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imbere y'imbogo y'umwami. Mbonye imboga irisha imbere y'imbogo y'umwami. Imbere y'imboga. Urumva wagerageza biji nawe ugiye kumbwira igorane rikomeye. Agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda. Twagiye? Agasimba gafunda rero inshuti zacu dukunda kandi doza ku mutima. Umunsi ku munsi nyine tuba dufite inkuru z'ubukungu, imyidagaduro ndetse na politiki. Ariko ibyo byose tukabikora kugira ngo tubereke ko tubitaho. Nitwa Nshimiyimana Simeo. Turi kumwe n'abantu ni itsinda ry'abantu bakuru, ni abakinnyi ba sinema, ni abantu bakora ubuzima busanzwe, naho baba bariyo. Ibintu byose baba bariyo. Ndatangira mbaha ikaze rero, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nawe tubahaye ikaze Nyampinga. Murakoze. Banzi ku izina rya Mazi ya Nyanja, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, murakoze. Bajya kukwita Mazi ya Nyanja, izina Mazi ya Nyanja, urumva bashobora kunyita rukarakora ko ndi igikara, bakanyita Bisambo bya Rugombi turi kubera ko nkunda inka. Wowe bakwita Mazi ya Nyanja bagendeye kuki? Ese niki kidasanzwe bakubonye bagahita baguha izina Mazi ya Nyanja? Ngewe impamvu bahise Mazi ya Nyanja, wabonaga ko mfite imiterere nsa neza, umuntu baba bararenyise nyine rimfata gutya. Kugira ngo bari kukwita Nyiramwiza. Oya, banyise gutya nyine babonaga ndi Mazi ya Nyanja. Ariko ubwo umuntu yakwifata akakwita Amazi ya Nyanja ngo ni uko ufite igiterero, ahubwo ngewe impamvu bakwise Amazi ya Nyanja babonaga ufite amazi menshi. Nayo yari arimo. Ubwo wamenaga nk'amajerekani angahe? Tujyana gasiga ubusa. None se nimuzimize ikiganiro kitazumvwa n'abana, nimuzimize. Babonaga mu nzira hapanzemo amajerekani menshi.
wenda ubwo wajyaga kuvoma ntiwagiye ahubwo babonaga koropa buri munsi ariko uzi ko ari byo wagiye Kirima bakabona umunsi ku munsi Koropa inzu buri munsi. wahinduye ikidendezi bajyaga bakabona amazi yose arabuzuye bakavuga ntibimuvuse kandi mu gihe abandi babuze amazi mvuga terega ndi mazi ya nyanja umugabo akava ku kazi agira ngo asanga umugore we afite amazi agasanga inzu irera agakubita ku ijerekani wapi agakubita ku kavido wapi ariko kwa mazi ya nyanja bakabona bari gukoropa kandi buri gitondo baranitse uzi ko amazi yarabuze muri karitsiye ukabona umuntu yafuze imyenda yanjye wumesa buri munsi bari igitangaza iyo niyo nkomoko y'izina amazi ya nyanja cyane urarikunda se genda ariko ese iyo wirebye ubona izina amazi ya nyanja urikwiye ndarikwiye cyane ndanarikunda ahubwo ufite amenyo meza merisi mwandurira ukuntu umukobwa ari mwiza we njyewe ntacyo navuga biranungura wagira ngo ni inzoga niyo babika uburyohe bwabo bukiyongera uko isize none ejo ntibari kuyisanga kandi agaciro ko kakiyongera cyane hanyuma rero twagiye mu magambo twahariye mazi ya nyanja rero tuguhaye ikaze abakobwa bayoboye isi yego nishimiye kongera kuboneka kuri izi mikoro ndetse n'izi kamera sinzi niba zajya mpora nivuga mw'abanyarwanda mwe ugomba kwivuga kuko ariko nanone burya kutibanza bigira gutya bigatera amazinda kandi hato nshobora kuzindara nazindutse mumaze kumenyera Ndemusi Ezekiel kandi nkongera nkitwa Bijiji ubusanzwe iyo utari muri sinema amazi ya nyanja turakugarukaho ukora iki iyo utari muri sinema muri sinema mba ndi mu kandi kazi nyine nk'akahe ako kazi nikorera mu ruganda nyine ukorera mu ruganda ufite uruganda twagiye wowe utari mu kandi kazi mu buzima busanzwe niki abantu bakuziho mu by'ukuri umuntu ashobora guhita avuga ngo gutya na gutya njyewe ntari muri sinema cyangwa ahandi ikintu mba ndi gukora abantu bose bazi ko ndi umusazi uturinde bose batumibura kugira ngo tumenye ni byiza kurya nambuka no ku mwana akavuga ati dore aratambutse nanjye hari abana twahuye mu gitondo baravuga ngo nashyitsemo umwana ngo dore n'umuntu ngo wagira ngo ni umwana barakona nisize igikotoro cyinshi kugira ngo izuba ririmurikaho rihite risubirayo yego so ni mazi ya nyanja ni Bijiji n'abakinnyi ba sinema ni ibintu byiza byo kwishimira umunsi ku munsi dukunda kuvuga ngo reka tuzane abantu tubashyire mu ruhame bagerageze nyine gushimisha abantu mazi ya nyanja wenda sinzi uko mubyumva muri abakinnyi ba sinema twabahuje ndashaka ko mukora akantu gatoya k'umunota umwe sibyo muri guteretana ariko guteretana biganisha ku mibonano mpuzabitsina mu buryo bujimije kugira ngo abana bataza kumva iki kiganiro kikabangiza mu mutwe sibyo mugerageze kuganira ku mibonano mpuzabitsina ariko bize kurangira ubyemeye ndebe ko ibyo bintu koko abantu bashobora kubifiringa koko sibyo ariko ni wowe uratereta uyu muhungu gerageza umugwishe mu cyaha uri Potifari uyu nguyu niyo uri muka Potifari uyu nguyu ni Yozefu mungwishirize mu cyaha ko numva ngo ushaka zamurijwe seri ko numva ngo ushaka urabizi ibyo bintu ntabwo nabikora kubera iki se no urabona nagukumbuye koko serivo purepure ndakwinginze ariko byumva nawe no ese kubera ntabwo nkunda se basi urabizi njyewe nkunda Imana yego ntabwo rero nese kuki wambwiye ko nkunda ukemera ko dukundana ibyo bintu ntabyo nakubwiye arabimbwiye pe ntabwo nigeze mbikubwira ndashaka ko tujya mu nzu tukabana mu nzu yande yanjye no nyine uri kuze mwereke ukuntu ibintu biba bimeze nuko mumeze mu buzima bwawe bwa buri munsi hari umuntu wigeze akuganiza urumva muka Potifari n'umukoresha wa Yozefu hari umuntu wigeze agukoresha ukabona ko mu by'ukuri yakunze imisusire yawe cyangwa umubyimba wawe ariko nawe ukunde kubera ko uri mazi ya nyanja ahubwo akawukunda bitewe n'uko ashaka imibonano mpuzabitsina cyane
wabyitwayemo ute? Wasanze byabaye nka bya bindi ngo ushaka kumushaka asanga umwekurekuye, cyangwa yasanze hakinze ari nko kwasa urutare? icyo gihe ntabwo njyewe byari bindi icyo gihe. Niko uyu munsi ujya wicuza ko umuntu atagushije ukuvuga ati iyo mbimenya nkabyemera? Oya. Ushobora kumara igihe kingana iki udakora imibonano mpuzabitsina wowe mazi ya nyanja n'undi kubaza njyewe ukihangana ukarezista rwose ukavuga ngo umubiri wanjye ntabwo ndakora imibonano mpuzabitsina? biterwa n'uburyo uba uri bize muri iyi nyine ushobora kumara igihe kingana iki? njyewe bitewe n'akazi nkora amezi atatu arashira. Atatu? ni ukuvuga ngo nibura mu mezi atatu bakoze imibonano mpuzabitsina nka rimwe. ukaramo rimwe. ujya ukoresha agakingirizo iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina? Yego. ari uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina ninde wambara agakingirizo? ni umugabo cyangwa ni wowe ukambara? Ni umugabo. kuki utakambara? abankingiye. Okay. Hanyuma bije wowe nawe ndakubaza ibibazo nk'ibi ngibi kuko abantu benshi ntabwo bazi imikoreshereze y'agakingirizo. ukora imibonano mpuzabitsina nka kangahe mu kwezi? kangahe? njyewe ndikora rimwe mu mwaka. kandi amaze kumbwira ko yanze kuza tujya mu cyumba none nyumvira arabyemera. rimwe ku mwaka. rimwe mu mwaka. Okay. iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukoresha agakingirizo cyangwa ntako nkoresha. ntabwo ufite bwo ushobora kwandura virusi itera sida? ubwoba bw'iki? ufite umugore se? nubivugira ahangaha? mfite fiyanse. niwe ngo fiyanse already mutangiye gukora imibonano mpuzabitsina mutari mwabana. ubwo si bizarangira se mushwanya? uri ku mwaka avanze. maze ya nyanja mbwira uburyo butatu umuntu ashobora kwirindamo virusi itera sida. virusi itera sida nyine ubwa mbere rero gukoresha kondomu. ubwa kabiri kuyirinda kereka mubaye nanone mwaripimishije mwembi mukamenya uko muhagaze. kwipimisha nabyo mukamenya uko muhagaze. ubundi ubwa gatatu umva hari ikinini. ikinini cya sida birahari mbere y'uko amasaha ashira wanywa icyo kinini ntabwo sida igufata. hanyuma reka muhaze ikindi kibazo n'ikikunanira bijije aragisubiza. impamvu nari kukubaza ikibazo ni uko nzi neza ko ibyo ndi kumazi bizi. iyo bavuze kwiyaka umugabo cyangwa se kwiyaka umugore bisobanuye iki? ese aho wabereye kuva watangira kubonana n'abagabo wigeze wiyaka umugabo cyangwa umugabo yigeze kwiyaka? ese niba yarakwiyatse byari bigamije iki? njyewe ndabyumva ariko ntabwo nijye birambaho. nyine ukeka ko bikorwa gute rero? njyewe uko mbizi mu gikorwa cy'umugabo n'umugore hari igihe uba usanga umugore nta bwirinzi afite, nta onapo, n'umugabo nta kondomu. umugore agatinya ko wenda muri ako kanya bamutera inda akaba yabwira umugabo ati unyiyake mu gihe wenda gusohora. ni uko nyine yewe mbyumva tu ntabe turangirizemo. wowe ubyumva ute kwiyaka umugore? ese aho wabereye wigeze wiyaka umugore? urumva wowe uwo mugabo yarakwiyatse cyangwa waramwiyatse? njyewe yaranyiyatse. wowe wigeze wiyaka umugore? tubwire. aranzimije kandi mbaza ko mbwira monsieur, wigeze wiyaka umugore? oya njyewe ntabwo nigeze niyaka umugore. wese yigeze kwiyaka? reka nawe ntabwo yigeze niyaka. ufite umwana? reka ntabwo ndabyara. Okay, good. indangagaciro za kimuntu ni izihe? icya mbere ni urukundo. icya kabiri ubufatanye. icya gatatu no kwiyubaha cyangwa se ukubaha n'abo muri kumwe. yego, kwiyubaha ukubaha n'abo muri kumwe. Good. baravuga ngo imana, hari ikibazo nshaka kubabaza. imana ijya kurema Adamu na Eva bamaze gucumura, hari ahantu bavuga ngo inzoka nikubona izakurya akaguru nawe ikurye nawe uyimena agahanga. iyo nzoka baba bavuga ni inzoka bwoko ki? ese ni ya nzoka ikururuka hasi cyangwa n'indi nzoka baba bavuga? uyu munsi rema iravuga ngo nitwice ibinyabuzima. kwica inzoka ni icyaha gihanwa n'amategeko. mwari mubizi ibi bintu? kandi Bibiliya ikavuga ngo inzoka nikurya uzayimena agahanga. yego, gerageza udusane biji. iyo nzoka bavugaga ni iyi?
Njyewe inzoka bavugaga Mm. iki gihe inzoka zabaye nyinshi, Mhm. hari n'abantu bigize inzoka, Mhm. urumva, ariko ubundi inzoka bavugaga ni iyi nzoka ni icyaha. Inzoka ni icyaha, Okay. inzoka ni icyaha, kandi icyaha ni uwagikoze nyine. Kabye. Ubwo ni ukuvuga ngo inzoka bavugaga rero ni iki cyaha cyabaye hano kwa Adamu na Eva, ari nacyo natwe twisanzemo. Urabizi ko burya iyo Eva ataza kumvira iriya nzoka ngo akore icyo cyaha, tuba tubaho ubuzima bw'iteka. Ubwo ntabwo ari inzoka ikuruka bavugaga. Ntabwo ari inzoka ikururuka Maze nyanja bavugaga. ubyumvute. nanjye niko mbyumva ko atari inzoka ikururuka bavugaga nyine. Maze ya nyanja Jiji niwe twari turi kumwe mu kiganiro, hari ikintu kijya cyitwa amagorane. Ujya ucyumva? Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Twagiye. Mbonye imboga irisha imbere y'imboga imbere Mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. mbonye Imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. mbonye imboga irisha imbere y'imbogo y'umwami. Mbonye imboga irisha imboga iri imbere y'ingoro y'umwami. mbonye imboga irisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Good. Urumva wagerageje. Biji, nawe ugiye kumbwira igorane rikomeye. Agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda. Twagiye? Agasimba gafunda Agasimba Ndabarira nutumwe agasimba ntano. gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba Oya. gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda, agasimba gasumba gafunda. Eh. Twagiye nawe. Agasimba gasumba gafunda. Oya, nakomeza. Twagiye komeza. Agasimba gafunda gafunda. Agasimba gasumba gafunda, Oya. agasimba gasumba gafunda, Okay. agasimba gasumba gafunda. Okay. Agasimba Igorane rya munane bantu mwumvise ikiganiro, aho mwumvise nakatinze amenye ko yavuze ibintu bityo. agasimba gasebo. Okay. Umwama nywa margu, 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 umwama nywa umwama. Bakaroroshye. Twagiye. Umwami abarwa mwarwa. Umwami abarwa mwarwa. Umwama mwaga umwama ego bicemari. Umwama nywa margu, 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 umwama nywa margu. Oya natwe tugire gute. Umwama mwaga ego bicemari. Umwami abarwa mwarwa. Umwama nywa margu. Ndababaye. Ugira ngo ndiho. Ndabakunda cyane, reka dusoze ikiganiro. Bye.